nkuko bisanzwe ikiganiro nakagaruka twongeye turagarutse kandi twongeye kubasuhuza tunabashimira ko mugaragaza yuko turi kumwe cyane. Imana ikomeze ibahe umugisha. Turacyari kumwe na Pasiteri, reka twite tunamuha n'ikaze kugira ngo adusuhuze kandi arasenga dukomerezaho ikiganiro. Urakoze cyane. Reka shimira abantu badukurikira, abantu turi kumwe n'aka kanya, kandi ubwo nyine ndabaramukije mbifuriza ubuntu n'amahoro bituruka ku mwami wacu Yesu Kristo. Aho muherereye hose mukaba mudukurikira kuri iyi channel yitwa Ibanga ry'Ubugingo Buhoraho. Rwose turi ahangaha ku bwanyu, kandi namwe nyine mudahari murabyumva ko natwe umurimo wacu waba ari impfabusa. Ariko ndashimira Imana kuko ntabwo tuzigera twicuza icyo turi gukora, kuko hariho abantu babyumva kandi babitugaragariza ko turi kumwe. Reka dushimire Imana rero, hanyuma dutangire. Uwo muvugana ni Pasiteri Ngaramba Albert, itorero umutima wa Kristo teranira hariya mu mujyi, inyubako ya Ndamage hano mu mujyi wa Kigali. Reka dushimire Imana dutangire. Uwiteka Mana yacu, twongeye kugushima kubw'umwanya mwiza uduhaye. Ubuntu bwawe nibwo duhora twiyambaza, kuko ubwo bwadukijije ni nabwo buturera. Ubwo buntu bwawe nibwo butubashisha mu byo dukora byose. Ariyo mpamvu gusaba kugira ngo ubuntu bwawe bubane nanjye uvuga, ariko kandi n'uwumva nawe ubwo buntu bwawe bumubashishe kumva nk'uko ushaka. Umwuka wawe wera nk'umwigisha mukuru aba ari ahangaha kugira ngo atuyobore, kandi rwose imitima yose yiteguye kwakira. Reka ihabwe umugisha nawe nk'uko wabigambiriye. Dutangira dusoza, icyubahiro cyose kibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Pasiteri arakoze cyane. Pasiteri, tudatinze turakomeje n'ubuzima bw'intumwa cyangwa se inyigisho z'intumwa, no kuri intumwa zari icyitegererezo cy'abizera, zinasaba zinakangurira abantu nabo kugira ngo bazigane bitewe n'uko nazo ziganye Yesu Kristo. Kaze komerezeho. Turakomerezaho kuko ndibuka ko ubushize twagarukiye ku cyanditswe, ari cyanditswe navuze ngikomozaho gutyo gusa ariko sinakinjiramo. Ndagira ngo iki kintu ngerageze kukivugaho neza. Ikintu ndashaka kukivugaho neza cyo mu rwandiko Pawulo yandikiye ab'i Filipi, igice cyaho cya 3. Urwandiko Pawulo yandikiye ab'i Filipi mu gice cyaho cya 3. Navuze ku murongo wa 17, ariko kandi iki gice cyose cya 3 rwose tugiriye ubuntu bwo kucyumva, twakumva umutima w'intumwa ya Yesu Kristo nyayo. Twakumva ubuzima cyangwa se twabona ubuzima bw'intumwa ya Yesu Kristo nyayo. Kuko ubutumwa tuvuga, wa mugani wa Pawulo, ntabwo ari amagambo. Ntabwo twahamagariwe kuvuga ubutumwa bw'amagambo, kubera yuko amagambo ni amagambo nyine. Amagambo nta mbaraga, nta bushobozi. Buriya ubushobozi buri mu buzima bw'iryo jambo. Kuko n'iri jambo ryanditswe dusoma muri Bibiliya ubwaryo ryitwa inyuguti, ariko muri iyo nyuguti harimo umwuka. Ibyo nibyo Yesu yabwiye wa mwigisha amategeko umwe wamubajije muri Luka igice cya 10 ku murongo 25. Ubwira ati, ni irihe tegeko rikuru cyangwa ukunde mugenzi wawe uko rikora? Ageze ati, byose ko nari mbizi, ariko ubwo mugenzi wanjye ninde bazi? Washatse kwigira shyashya. Ariko hari ukuntu Yesu yaramunazemo akantu. Yesu aramubaza ati, none se byanditswe bite mu mategeko? Usoma mwiki? Iryo jambo usoma mwiki? Uko byanditswe ni kimwe, ariko icyo usomamo ni ikindi. Ibyo nibyo nkunda kuvuga ngo hari abantu barahura umwotsi basize umuriro. Buriya ushobora kujyana inyuguti ukibwira yuko ubwiye abantu ijambo ry'Imana, kandi ntacyo ubabwiye mu by'ukuri. Mbese ubabwiye bya bindi nabo bari basanzwe bazi, ubabwiye ibyo bari basanzwe nabo bisomera. Mbese ubahaye inyuguti. Ibyo rero Pawulo yise ubwo umubiri. Umubiri ntacyo umaze, umwuka ni utanga ubugingo. Uwo ni Yesu wabivuze.
umubiri ntacyo umaze, umwuka niwo utanga ubugingo. Paul araza kubisobanura neza agaragaza ko wa mubiri ari inyuguti. Paul avuga ati inyuguti iricisha, umwuka niwo utanga ubugingo. Rero amagambo y'intumwa cyangwa se ijambo cyangwa se ubutumwa intumwa za Yesu Kristo zavugaga ntabwo ari ubutumwa bw'amagambo, ni ubuzima, ni amagambo afite imbaraga, afite ibimenyetso n'ibihamya. Niyo mpamvu Paul yagiye rwose atanga ingero, nawe yitangaho urugero. Tuvuga ati twabanye namwe, muzi ukuntu twagendaga hagati yanyu, ntawe twigeze turemerera, ntawe twariye utwe, ntawe twaremereye. Ni iki ugasanga mbese ubuzima bwe burabonerana, buragaragara. Nyamara abakozi ba none usanga amazina ariyo yumvikana cyane. Ni intumwa fulani, ni dogita, ni apostori kuvuga, bisi ibintu biri aho ngaho tu. Ariko ubuzima bugasa n'ubuhishe ahantu. Nta buhamya bw'ubuzima buza imbere. Ariko Mana yanjye, ubu kweri Imana izadufasha tugeraho tugaruka ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Abantu bafite ya nyota, Imana izabafasha basubire ku rufatiro. Ab'Imana irabazi kandi bari ikimenyetso kivuga ngo Uwiteka azabi. N'abatari ab'Imana n'ubundi ijambo ry'Imana rirabasesengura rikaberekana, kuko ndumva mu kiganiro cyabanje waravuze ko ibi byari byarahanuwe iby'abakozi b'Imana b'iki gihe bitirira iby'Imana, ariko mu by'ukuri batari gukorera Imana, bari gukorera inda zabo n'inyungu zabo. Rero ab'Imana ngewe nizera ko bagihari kandi bazakomeza kubaho. Ikindi kintu njya ntindaho wenda ni ijambo Yesu Kristo ubwe yavuze ati munyure mu irembo rifunganye. Kandi niba rifunganye koko niba rifunganye rizanyuramo bakeya, ntabwo rizanyuramo benshi. Hari ibyo bita amamega church, ugasanga urusengero rwuzuyemo abantu gutya, ariko uwo muntu iyo umwumvishije avuga nibwo umenya ko ubutumwa yakiriye ubwo ari bwo. Iyo abumbuye umunwa akavuga, ubabona bazamuye amaboko ngo bari kuramya Imana, bari guhimbaza Imana, nta kintu bitwaye. Ni ishusho nziza, ni ifoto nziza rwose. Ubonye hari gukorwa ibitangaza, abantu bagwirira bagira bavuga ati imirimo y'Imana iri gukoreka. Ariko nabumbura akanwa avuge, uraza kumva neza umwuka uri gusohoka muri we si uwa Kristo. Ni umwuka w'ibintu bindi y'ibitangaza, gushashagirana, tugomba kuba imitwe, tugomba kuba imirizo, ariko bitandukanye cyane n'ubuzima bw'intumwa dusoma ahambere. Pasiteri rero ibintu muri kino gihe biragoye, ariko uno muntu ukwiriye gukomeza kumufasha no kumurira kugira ngo abashe kuba yakora rwose. Kandi nanjye nta kindi mufashisha uretse cya kindi nanjye nigiye ku ntumwa zatubanjirije, intumwa z'umwami wacu Yesu Kristo. Zamara kumpumura, zamara kunyereka ubuzima bwa Kristo neza, nanjye nzishyize ku munzani ngasanga ibyo bambwira kuri Yesu Kristo nabo nibyo babayemo, cyangwa se nibwo buzima bwabo, aho ngaho nanjye nkumva ngize ubushizi bw'amanga. Nanjye nkumva ntakorwa n'isoni wa mugani zo guhamya ubwo buzima n'ubwo butumwa intumwa nyine zahamyaga cyangwa se zavugaga. Ndari nkivuga ku byerekeranye n'intumwa Pawulo. Iyi ntumwa ndayikunda. Mu rwandiko rwayo yandikiye Abifilipi, mu rwandiko yandikiye Abifilipi igice cya 3. Ndongera nsome mpereye ku murongo. Iki gice ko kiryoshye cyose ndagarukira he kweri, ariko ntacyo, reka tugisome twumve, nubwo tutakivugaho cyane ariko hari ishusho kiduha. Ku murongo wa mbere aragira ati, ibisigaye bene data mwishimire mu mwami Yesu kubandikira ibyo nigeze kubandikira ubundi ntibindambira, kandi namwe bibagirira akamaro. Mwirinde zambwa, mwirinde inkozi z'ibibi, mwirinde n'abakebagukeba kubi, kuko twebwe turi abakebwe gukebwa kwiza, abasenga mu buryo bw'umwuka w'Imana, tukishimira Yesu Kristo
ntitwiringire iby'umubiri nubwo jyeweho nabasha kubyiringira. Niba hari undi wese wibwira ko afite impamvu imutera kwiringira umubiri, jyeweho namurusha. Dore nakebwe ku munsi wa 8, ndi uwo mu bwoko bw'Abisirayeli, ndi uwo mu muryango wa Benyamini, ndi umuheburayo w'Abaheburayo, ndi umufarisayo ku by'amategeko. Ku by'ishyaka narenganyaga itorero, ku byo gukiranuka kuzanwa n'amategeko nari inyangamugayo. Nyamara ibyarindamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo, ndetse n'ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo ku bw'ubutunzi butagira akagero, ari bwo kumenya Kristo Yesu. Ku bw'uwo nahombye ibyanjye byose, ndetse mbitekereza ko ari amase kugira ngo ndonke Kristo, kandi mboneke ko ndi muri we, ntafite gukiranuka kwanjye kuva mu mategeko, ahubwo mfite ukuzanwa no kwizera Kristo, ariko gukiranuka kuva ku Mana guheshwa no kwizera, kugira ngo menye n'imbaraga zo kuzuka kwe no gufatanya imibabaro ye, no kujya nshushanywa no gupfa kwe, ngo ahari ngere ku muzuko w'abapfuye. Si uko maze guhabwa cyangwa ngo mbe maze gutunganywa rwose, ahubwo ndakurikira kugira ngo ahari mfata icyo Kristo yamfatiye. Bene data, sinibwira yuko maze kugifata, ariko kimwe cyo nibagirwa ibiri inyuma ngasingira ibiri imbere, ndamaranira kugera aho dutanguranwa ngo mpabwe ingororano zo guhamagarwa kw'Imana muri Kristo Yesu kuvuye mu ijuru. Nuko rero mwabatunganijwe mwese uko mungana mwe, namwe mube ariko muhuze uwo mutima, kandi niba hariho ikibatekereresha ukundi cyose, Imana izakibahishurira nacyo. Ariko rero ukuri dusohoyemo aba ariko dukurikiza. Bene data, mugere ikirenge mu cyanjye, muhuje imitima, kandi mwite ku bakurikiza ingeso zacu, izo mudufiteho icyitegererezo. Hariho benshi bagenda ukundi, abo nabababwiye kenshi, nanone ndabababwira ndira, yuko ari abanzi b'umusaraba wa Kristo. Amaherezo yabo ni ukurimbuka, Imana yabo ni inda, birata ibiteye isoni byabo, bahoza umutima ku by'isi. Naho twebweho iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza ko azava, ari we Mwami Yesu Kristo, uzahindura uyu mubiri wo gucishwa bugufi kwacu, akawushushanya n'umubiri w'ubwiza bwe, kuko afite imbaraga zo kumubashisha kwigandurira byose. Urumva aya magambo atari uburyohe gusa, amagambo y'intumwa ya Yesu Kristo, intumwa y'ukuri, umuntu wemeye guheba ubuzima. Urumva, niba watanze ubuzima bwawe, ntabwo ibintu ari byo wasiga. Ntibishoboka. Hari abantu bafite gukunda Imana mu kanwa. Wa mugani wa Yesaya niwe wahanuye avuga ati ubwoko bumpimbarisha iminwa gusa, ariko imitima yabwo indi kure. Pawulo rero ntabwo yari magambo. Pawulo yatanze ubuzima bwe, nyamara si we, ahubwo wa mwuka wa Kristo wari uri muri we niwe wamubashishije kugera kuri urwo rwego. Kuko ni itorero rya mbere, itorero ry'abizera, ba bandi bumvise neza ubutumwa bw'intumwa za Yesu Kristo ku munsi wa Pentekote. Ewana, ntabwo bumvise ubutumwa buvanze, babwumvise neza. Noneho bituma ngo urukundo rw'iryo jambo, urukundo rw'iryo jambo ngo rutuma bajya kugura ibyo bari batunze byose, ngo bazana ikiguzi ku birenge by'intumwa, kugira ngo bigende bite, kugira ngo bahore biyumvira, bibanire hamwe, basangire ibyabo. Ariko kandi intego ari iyihe? Ngo bahoraga bashishikajwe no kumva iby'intumwa zigisha. Urumva igituma agurishije ibye, nuko mu maso ye ugereranije n'ubutumwa bumva n'ijambo ry'Imana bitakaje agaciro. Barabitanze, barabigurishije, baje kumva ijambo rya Kristo. Aba bantu rero
bumvise ubutumwa. Duhereye ku ntumwa z'umwami wacu Yesu Kristo, nka Pawulo rwose ubwo Imana yashimaga kumuhishurira umwana wayo Yesu Kristo, ngo ntabwo yigeze agisha inama abafite inyama n'amaraso, ngo habe no kujya ni Yerusalemu kubaza abamubanjirije, ahubwo yarahagurutse ajya muri Arabiya, ajya kuvuga ubutumwa bwiza yahishuriwe bwa Yesu Kristo. Kuko iyo wabonye Yesu Kristo, iyo wamwumvise neza mu bugingo bwawe ukamwumva, ukamuha ikibanza mu mutima wawe, nta kindi kintu na kimwe cyongera kugira agaciro mu buzima bwawe. Ibyo rero nibyo tubona ku buzima bwa Pawulo. Pawulo rwose ukurikije imvugo y'ahangaha bavuga ngo ari kwishongora ku bantu, ari kwirata, avuga ati niba hari ubasha kwirata iby'umubiri, namurusha kandi ntabeshye. Mu mubiri se Pawulo yarabuze iki? Ni umuntu wize, yigira ku birenge by'umwigisha mukuru muri Isirayeli witwa Gamaliyeli, mu mategeko, ngo kwa gukiranuka heshwa n'amategeko, ngo yari inyangamugayo. Ntacyo wari kubona umushinja muri ibi byaha bindi byose bifatika ku bijyanye n'amategeko, ngo yari inyangamugayo. Ariko kandi nanone ku butunzi yari afite kashi, ngo bya bindi byose rero byarindamuye. Ushyizeho n'amashuri n'ubumenyi yari afite n'iki, ngo ibyo byose yemeye kubihomba, kuri we ngo bihinduka nk'amase. Ibyo byose yemera kubihomba, ngo kubera ko yashakaga kumenya Kristo. Niba ibi ngibi bishobora kumbuza kubona Yesu, bana bive mu nzira kabisa. Niyo mpamvu rero rya jambo wavuze ry'inzira ifunganye, atari buri muvugabutumwa wa none ubasha kuryemera. Uzi ko bahinyura n'ijambo Yesu yavuze, kuko ni Yesu ubwo yabivuze. Niwe yavuze ati mugire umwete wo kwinjira mu irembo rifunganye. Vuga ati irembo rifunganye n'inzira ifunganye, ibyo nibyo bijyana mu bugingo buhoraho. Ariko inzira ngari, n'irembo rigari, ibyo binyurwamo na benshi, ariko kandi ngo ryerekeza mu irimbukiro. Pastor, imikorere y'intumwa n'ubutumwa bigishaga n'ubutumwa Yesu Kristo yigishaga byose biganisha ku kwihana. Yego. Ni mwihana. Kandi kwihana wagerageje kubisobanura. Yego. Abantu ndakeka babyumvishe no mu kiganiro cyabanje wabivuzeho. Kwihana. Kwihana bijyana umuntu muki? Kwihana bijyana ubuntu, bijyana umuntu mu butware bw'Imana. Kuko iyo umuntu atarihana aba ari Imana ye, aba ari umwami w'ubuzima bwe, aba yigenga, mbese aba ari ikigenge. Ariko iyo umuntu yihannye, burya aba avuye muri bwa butware bwe, noneho yinjiye mu butware bw'Imana. Niko kubona agakiza. Noneho iyo wihannye rero ukiyegurira uwo nguwo nyine wizeye, nibwo ubona agakiza. Agakiza se ni iki? Agakiza, Petero we mu ijambo rwe yaravuze ngo ni ingororano yo kwizera kwacu. Umuntu wese wihannye akizera ahabwa agakiza nk'ingororano. Kuko nta wihannye akizera wabuze agakiza. Ariko ubundi nanone tuvuze iby'agakiza, agakiza ni nko kuzuka wari upfuye. Agakiza ni nko kuva mu mwijima uza mu mucyo. Agakiza ni nko guhindurirwa identite. Ni ukuva mu byaha, ni ukuva mu muvumo, ni uguhinduka icyaremwe gishya, ni ukubyarwa n'Imana. Agakiza mbese ni uguhinduka icyaremwe gishya. Mu magambo make, dukizwa icyambere na mbere twavuga kandi kidasubirwaho, ni urubanza rw'iteka cyangwa se urubanza rw'icyaha. Icyo nicyo cyambere na mbere dukizwa. Iyo twihannye neza, ntabwo ari ibingibi bya none
usanga abantu bizezwa ibitangaza ngo barakijijwe kubera ko ngo bizeye ngo byagenze uku n'uku, ariko kandi mu by'ukuri nta kintu cyahindutse mu buzima bwabo. Rero umuntu wakijijwe, icya mbere ni uko urubanza rw'icyaha rumukurwaho, agahabwa ibyiringiro by'ubugingo, ariko kandi ako gakiza nako gafite ibihamya byako, arizo mpinduka z'ubuzima bwacu. Noneho tugakizwa bya byaha byari byaratugize imbata. Umuntu ukijijwe ntakakubeshye ngo aracyari mu bubata bw'ibyaha, ngo nubwo agikora bya bindi yakoraga n'ubundi, ngo ariko ngo yarakijijwe. Wakijijwe iki se? Yesu yaje kubohora imbohe. Mu mbohe ko harimo izo mbohe z'ibyaha. Abo bantu baruhurwa ko ari abaremerewe n'iyo mitwaro y'ibyaha n'ubundi. None se waba ukiri mu byaha, waba ukiri mu ngoyi y'icyaha, hanyuma ukavuga ko wakijijwe iki? Wakijijwe gute? Iyo umuntu avutse ubwa kabiri, urumva nyine abahindutse ikindi kiremwa cyo mu buryo bw'umwuka. Noneho ntabwo aba akigenda akurikiza kamere ye, akurikiza irari rya kamere, ahubwo aho ngaho aba agenda akurikiza iby'umwuka, kubera ko umwuka w'Imana nyine aba yarawuhawe uri muri we. Icyo gihe agenda akurikiza iby'umwuka, ntabwo aba agikurikiza ibya kamere. Wavuze ngo mbere na mbere ngo agakiza no gukizwa urupfu rw'iteka, urubanza rw'iteka. Urwo rubanza rwatangiye ryari? Urwo rubanza rwatangiranye na Adamu mu ngobyi ya Edeni. Akimara gucumura, agikora icyaha, icyo cyaha cyamubyariye urupfu. Adamu yarapfuye mu buryo bw'umwuka, atandukana n'Imana, aragenda akora ibyo akora byose, agerageza kwirwanaho, ngo basanze bambaye ubusuzi ukuntu biremeye ibicocero, badoda ibibabi by'imitini barambara, bashakisha mbese ibisubizo by'ibibazo byabo, bakubitwa n'inzara bakarema ifumbire, uko ubutaka bwavumwe, tangira kubyara ibitovu, sinzi amahwa n'iki, bagerageza gutema amahwa. Umuntu yahuye n'akaga. Mu gihe mbere mu ngobyi ya Edeni yabashaga kurya atiyushya kuya, arya iby'Imana yamuteguriye aho ngaho, agashyirirwamo gusa kugira ngo atunganye iyo ngobyi, ayirinde n'ibirimo byose n'iki. Ariko noneho ngo atuma, kubwo gucumura kwe, ngo atuma n'ubutaka buvumwa, noneho butangira kubyara amahwa n'ibitovu n'iki. Nuko umuntu nawe atangira kwiga amayeri yo kubimbura ibitovu, amahwa, atangira gushaka uburyo arwana n'urukungu. Abizi abantu bahinze barabizi neza, bazi ikintu cyitwa urwiri. Hari ahantu abantu bahinga hari urwiri, icyo gihe rero bibasaba imbaraga nyinshi kugira ngo barimbure rwa rwiri, barukuremo kugira ngo imyaka izere neza. Adamu rero nawe amaze gutandukana n'Imana, yihindukiye Imana, urumva ko yatangiye kwishakira ibisubizo by'ibibazo bye. Muri uko kwishakira ibisubizo rero, hari aho byageze ngo ku rubyaro rwa kane, hahandi ku rubyaro rwa karindwi, aho ngo mu gihe cya Enoko, mu gihe cya Enoko ngo niho abantu batangiye kwambaza Uwiteka. Kandi ntushobora kwambaza rero utageze ahantu wumva ko bagukanze kabisa. Kumva ko bagukanze, igihe bakigukubita utuntu tw'udushyi, urabona nk'umujura bamufashe, polisi ikamucishamo akanyafu n'iki. Igihe bahana inkozi y'ibibi, bagikubita utuntu tw'udushyi n'igipasi, umugeri, ikintu nk'utwo ngutwo, hari ukuntu kiba gicecetse, gishingirije nyine ariko hari aho bagikanda, kwa kwihagararaho bikarangira kahise, kikavuza induru. Umuntu w'umugabo nkanjye ukumva ati mama nakufa, mama nakufa. Umuntu w'umugabo wimuseka kubera ko bamukanze, hari ikintu yumvise, hari aho bamukoze, arababaye.
nta bundi adatabaje ngo hagire uza kumutabara kumukiza aho ngaho narapfuye nta kundi. Pastor, ndashaka ko iki kintu gisobanuka neza kuko abantu benshi bashobora kuba bakigiraho urujijo. Tuvuze ku bya Adamu naho urubanza rw'iteka rwatangiriye, kuko dusa nkaho tuvuye mu kwihana, umuntu akabona agakiza. Bavuze ko Petero yavuze ko agakiza ari ingororano yo kwizera kwacu. Twise dusubira aho ibintu byahereye, dusanga ni muri Edeni. Uvuze n'ibintu abantu bagiye bakora byo kwidodera by'imitini, bizarira ubutaka kuva umwana ibiki byose. Bibiliya iravuga ko uyu muntu amaje gucumura, cyangwa se Imana yamubwiye yuko naramuka ariye ku giti yamubujije azapfa. Ariko sinzi niba uko gupfa ariko kurimbuka. Hari abagerageza gusobanura ati bahise bibona bambaye ubusa ubwo bari batangiye gupfa n'ibiki. Tubona umuntu arama imyaka 930, undi 950 arapfa. Abandi ati tujyanye mu mvugo z'ubuhanuzi, uwo muntu ntiyamaze n'umunsi imbere y'Imana. Ibintu ugasanga ni byinshi. Ako ndashaka udusobanurire uyu muntu ko Imana yararemye, irema ibintu byose, irema n'umuntu, imuha amabwiriza, umuntu arayica. Duha ishusho igaragaza ukuntu umuntu yapfuye, ukuntu yagize urwo rubanza rw'iteka mu buryo bwiza, ubinyuremo neza ku buryo hari umuntu uri kukumva utarinjira mu rusengero, ntafite amagambo menshi y'Imana azi. Gusa ijambo ry'Imana iyo rije rifite ukuntu ritsinda umuntu, ariko n'ubumenyi nk'uko twavugaga mu kiganiro twabanje gukora kivuga ngo ni byiza cyane gusobanukirwa n'imyizerere. Muha ishusho iyo muntu ukuntu Adamu yacumuye, bikabarwa ku bantu bose bakarimbuka, bikaba ngombwa yuko haza agakiza kakabonerwa muri Kristo Yesu. Byose muhe package. Urakoze cyane. Ubundi Adamu amaze kwitandukanya n'Imana, yari yitandukanije n'isoko y'ubugingo. Uzi ko mu Mana ariho ubugingo bwacu buri. Na Yesu Kristo aza ngo muri we hari ubugingo, ngo kandi ubwo bugingo niwo wari umucyo w'abantu. Adamu rero yitandukanije n'Imana, donc automatiquement hanze y'Imana ni urupfu, kuko utari mu bugingo uri mu rupfu. Rero urwo rupfu kubera yuko rutahereye ko rugaragara mu buryo bw'umubiri, niyo mpamvu abantu benshi bibavanga bakavuga ati none Adamu ko atapfuye. Nase urabona ko ya nzoka itamubwiye ukuri, cyangwa se Satani atamubwiye ukuri. Bwabwiraga wa mugore akavuga ati ntabwo muzapfa, ahubwo Imana yasanze nimuramuka muriye kuri kiriya giti muzamera nkayo, mukamera nk'Imana, ntabwo muzapfa. Kandi kuko bakiriyeho mu bifatika ntabwo bahereye ko bapfa, kuko bamaze imyaka 930, abandi bagera kuri 970. Ni ukuvuga ngo urwo rupfu Imana yavugaga ntabwo ari urunguru twebwe turebesha aya maso, ntabwo ari urupfu rw'uyu mubiri, ahubwo kuba batandukanye n'Imana ariyo soko y'ubugingo, bari bapfuye. Kandi kuba bararamaga, abakera bararamaga iyo myaka yose, nuko n'ubundi ibintu byari bitarangirika nk'uko bimeze none. Uyu mubiri wagiye upfa gahoro gahoro bitewe n'ibintu byagiye bihinduka. Urabona abantu na ba basaza bacu ba kera, iyo ubonye umuntu w'umusaza, buriya hari abasaza kabisa ubona bafite imyaka myinshi ariko kandi bagikomeye, ukibaza uti none se nk'uyu nguyu kweri kuki agikomeye, kandi ubona ari umuntu w'umuturage nyine uri aho ngaho udafite ibintu bifatika, ariko kubera ubuzima babayemo, ibiryo bariye birimo intungamubiri, bitarimo ibi bifumbire byacu bya none bitubyimbya, ugasanga umuntu yarabyimba aratumbagana nk'uko nyine. Ntuzi ko nkunda ibigori? Nkunda ibigori cyane igihe, ariko barabitubuye ku buryo umutima ugenda ubizinukwa kabisa. Usanga ikigori kirangana gitya, ariko warya icyanga wapi, nta cyanga kirimo. Nyamara twa tundi twita utw'ikinyarwanda wakabona, naho bakokeje wumva impumuro yako, kavuga uti iki ni ikigori kabisa. Rero
bariya abantu ba kera icyatumaga batabasha guhera ko bapfa ni ukubera yuko bari bagifite umwuka mwiza bahumeka, bagifite ibyo kurya bituruka mu butaka mu buryo bw'umwimerere, baragifite amazi meza atarahumana, ariko kubera icyaha ibintu byagiye birushaho kugenda biba bibi uko bukeye n'uko bwije. ba bantu ari umugezi ubwawo bakawuhumanya, ari ubwo butaka bwavumwe nyine nabwo bugatangira kubabyarira ibyo bitovu n'amahwa n'iki, ibintu bigenda bihinduka kugeza ubwo batwitse ya mahwa na bya bitovu na za ntuza, hari ibintu twitaga ibiyorero, iriya iyo twabaga nyine muri Kongo iyo ngiye ahantu mu cyaro, abantu b'i Karongi rwose ndabaramukije, abantu twabanye i Karongi, hari ukuntu twahingaga, noneho ahantu hari urwiri tukarukuramo, noneho tukarurunda ahantu rwakuma tugashyiramo umuriro. Uwo muriro rero niwo witwaga ikiyorero. Muri icyo kiyorero rero hari ukuntu twakuraga ibijumba nyine ugashyiramo, ikijumba kigashya ukacyotsa, mbese ubwo ndi kubona agafilime nyine ukuntu ibintu byagendaga. Noneho ibyo bintu rero byo gutwika n'amashyamba tukigera iriya i Karongi, ubwo twahageze nko muri za 62, tukigera i Karongi iyo ngiyo twasaza ari ishyamba ry'inzitane, batujugunyayo, noneho dutangira kwishakishiriza nyine aho dutura, kubaka, guhinga, kugira gute nuko. Noneho dukonda ibiti, hari abagabo bakonze ibiti byo muri Kongo rero, apana utu duti tubonaga, ibiti byo muri Kongo, sinzi muri Nyungwe wenda birimo ibiti by'inganzamarumbu, genda bakonda ibiti babikubita hasi, noneho bagatwika, bamara gutwika noneho bakagenda bateramo imyumbati, ibishyimbo, ibijumba, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ishyamba bararikonda. Twavuye i Karongi muri 94, utakibona igiti, ibiti byaragiye iyo kugira ngo ujye gushaka inkwi, ari ugufunga isafari, imirima yo guhinga bakagenda ibirometero nuko. Urumva ko ubuzima bwari bworoshye mu minsi ya mbere tukigerayo, ubutaka bukiri umwimerere nyine, kirimo ifumbire, bimeze neza n'iki, ariko abantu ukuntu bagiye bahinga, ukuntu bagiye batwika amashyamba, ibyo ngibyo byose uriya mwotsi uragenda ukangiza kakayunguruzo k'ikirere, kakayunguruzo k'izuba, kuko hejuru ahangaha hari ahantu uyu mwuka wacu ugarukira, uyu mwuka duhumeka hari aho ugarukira, noneho hejuru yaho hakaba hari undi mwuka. Rero ako kayunguruzo kari hagati aho ngaho kangizwa n'iyo myotsi nyine ituruka muri ubwo bwangizi bwo gutwika amashyamba. Icyo gihe rero ntabwo twari tuzi ubwo bumenyi, twumvaga ari ibintu bisanzwe n'iki, ariko none kubera ko iterambere ryaje, abantu bamenye neza imiterere y'isi n'iki n'ikirere n'ukuntu n'ubuzima, imibereho, ibinyabuzima, ibyo byose ubwo bumenyi bwaje kugaragaza yuko kumbi twihemukiye, twiyangirije ikirere tutabizi. Niyo mpamvu ubona barwanya n'izi modoka zicumba imyotsi, bashaka uburyo bazana za elegitike zitanywa mazutu cyangwa se iki nuko. Niyo mpamvu rero ba bantu ba mbere babagaho imyaka myinshi, ariko noneho bigenda bigabanuka kugeza kuri twebwe ba none. Usanga umuntu w'imyaka 60, 70 yarabaye umusaza, yagera muri 80 ho rwose akaba yabaye rukukuri, akaba ari nk'igitangaza mbese kubona umuntu ageze imyaka 80. Nuko ibihe byahindutse, ikirere cyarangiritse, nta bintu by'umwimerere bikiriho, kandi abantu nabo niko bagenda barushaho kuba babi.
tekereza ibi bisasu bya kirimbuzi bagenda barasa, biriya ni ibyuka bibi bihumanya nabi, abantu bararwara za kanseri batazi aho ziturutse, mbese ibintu byarangiritse nyine, byangirika biturutse ku gucumura k'umuntu. Urumva, umuntu wanze kumvira Imana, ariko Imana ishimwe kubera yuko nubwo iyi mibiri yacu n'ubundi izapfa kuko yamaze guhumana, Imana yaturemeye indi mibiri, hari indi mibiri tuzambikwa. Iryo ni ryo sezerano dufite. Abizera bafite isezerano ryo kuzahabwa cyangwa se kuzambikwa imibiri mishya. Numva rero ko icyo nicyo cyatumye abantu badapfa. Ariko noneho hari urupfu kabiri sasa. Urwo rupfu rwo mu buryo bw'umubiri ntabwo ari rw'Imana yavuze, ruza ari igihembo cy'icyaha. Igihembo cy'icyaha ni ukurimbuka kwiteka. Nicyo cyatumye Imana iza. Urumva aho bisobanuke ko abantu bumva ijambo rivuga ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Hakabaye ibihembo by'ibyaha ni ukurimbuka cyangwa se ni urupfu rw'iteka. Hari ukuntu mu Kinyarwanda bigarukira ku rupfu, murakumva ni akantu toto. Ni ugupfa, bino bisanzwe tujya gushyingura abantu, hakabaho no gukomeza ukarimbuka, nta by'umuzuko, nta ukazazukira gukorwa n'isoni n'ubundi ukomerezaho urupfu rw'iteka n'urubanza rw'iteka. Biturutse kuri Adamu. Bari mudukurikiye muri kumva abantu biturutse, urupfu ruturutse ku muntu wanze kumvira Imana. Urwo rupfu rero ni ukurimbuka, si urupfu gusa ngo urapfuye birarangiye urasinzira, ni ukurimbuka. Kubera iki yarimbutse? Pasiteri yatubwiye ngo donc yanze kumvira nyir'ubugingo cyangwa se Imana n'ubugingo, umuntu yicomokoyeho. Sinzi niba nabihuza no kuntu Yesu yavuze ati ndi umuzabibu ukuru, kandi ishami ryose ritera imbuto Data azarigira gute? Azarikuraho. Ni ukuvuga ngo Adamu, Imana ni isoko y'ubugingo. Adamu yaracometse nk'ishami ku Mana, hanyuma we yikuraho, yanga kuguma ku buyobozi bw'Imana. Uyu nguyu yarapfuye kubera ko atakaje Imana. Birumvikane neza yuko umuntu wese utakaje Imana, Yohana yaravuze mu gice cya 3 umurongo wa 18 niba 17 ati umwizera afite ubugingo buhora, utamwizera amaze gucirwaho iteka. Uvuga ngo kwicomokora ku Mana, wowe nubwo uriho waciriye iteka uzarimbuka rwose. Ndakeka ibyo bintu biri kumvikana rwose. Pastor, aba bantu rero bamaje gucumura, tubona bahunga. Icyo cya mbere bajya kwihisha. Ikindi bidodera ibintu byo kwambara mu bibabe, kandi ibyo bintu ntabwo byari bisanzwe. Iyo scenario yabayeho muri ubu buryo irashaka kuvuga iki? Noneho kuri twebwe bitureba iki, bitubwira iki muri kino gihe cyacu cya none? Urumva twebwe bisa naho nta garuriro, kubera yuko muri Adamu natwe niho twahumaniye, kuko nk'uko Adamu yabigenje rwose natwe niko tubigenza none. Rega Adamu ngo yidodeye ibicocero abonye ko yambaye ubusa, kuko imyumvire yarahindutse, indoro irahinduka. Ikintu atabonaga nk'ikibazo watangira kukibonamo ikibazo. Urumva, kubera kubura iyo presence y'Imana cyangwa se kubaho kw'Imana mu buzima bwe, kubura bwa bwiza bw'Imana kuri we, ku bugingo bwe, Adamu indoro yarahindutse, atangira kwibona ukundi. Adamu yarangiritse mu mutima, mu bwenge, yarononekaye mbese. Kwa kononekara kwazanywe mu isi no kwifuza, wa mugani wa Petero. Adamu yarononekaye. Natwe uko yononekaye natwe niko twononekaye. Kubera iki? Kubera yuko ngo umwana yavukaga ari umunyabyaha. Ngo niswe umunyabyaha nkivuka, ngo ndetse ngo mu byaha niho mama yambyariye. Umuntu yokojwe icyaha cya Adamu, kandi rwose iyo kamere y'icyaha umuntu arayivukana ku buryo n'akana k'agahinja, akana gatoya k'igitambambuga, ukabonamo ibimenyetso nyine by'ubugome. Ntiwagasangiza n'undi mwana ngo barye neza. Adamu yarangiritse ku kigero cy'uko n'amaraso ye yangiritse ku buryo abamukomokaho cyane rwose bose bandura icyo kintu rwose. Abantu mwumve kino kintu.
nuvuga ngo Adamu yakoze icyaha cyo kutumvira Imana, atuma n'ubutaka buvumwa, amaraso ye arandura ku buryo n'uwo asangiye amaraso nawe azana ibyano bya Kayini, azayanduye, bigakomeza. wongereho ko n'umwuka wa Sekibi wari muri Adamu, wa mwuka yakiriye nyine w'ubuyobe, wa mwuka yemereye ko umutandukanya n'Imana. Uwo mwuka ntugire ngo waramurekuye, wagumanye nawe. Adamu yari afite umwuka we wa kimuntu, uwo mwuka ukaba umugome, umwuka witandukanije n'Imana, ariko noneho uwo mwuka we nanone ukaganzwa n'umwuka wa Sekibi. Urumva rero ko icyaturukaga muri Adamu ntabwo cyari cyangiritse gusa mu buryo bw'umubiri, ahubwo no mu buryo bw'umwuka cyari cyangiritse. Umuntu avukana wa mwuka wa se, atakaje ubugingo, umwuka we urangiritse, n'umubiri we nawe urangiritse, n'abari mu byare nabo baraza bafite ibyo bibazo byose afite. Iyo niyo mpamvu kugeza kuri uyu munsi wa none natwe tumeze gutya, n'imvaruganda zabaye nyinshi. Kandi kwidodera ibicocero natwe uyu munsi turabikora cyane, turashaka kwirengera, turashaka kugaragaza ko turi beza kandi twaramajije kwangirika. Bantu mudukurikiye, ndakeka aho hantu utangiye kuwumva niyo soko y'ibintu byose aho byangirikiye. Gusubira ku Mana niyo nzira yonyine ihari gusa iyo gutuma umuntu akira. Ariyo mpamvu kwihana ariyo number 1 mu bintu byose bikorwa, bivugwa, mbese bikwiriye kubwirizwa abantu. Icyambere ni ukwihana, kagarukira Imana. Ibindi ni Imana ibikora. Cyangwa ibaze ko yambitse badamu batanayigarukiye, kabambika wayigarukiye byagenda gute? Kandi Imana mu bushobozi bwayo ishobora kuba yaragiye ikora, itanga inyigisho zituma abantu bagaruka, ibarembuza, ariko abantu bagakomeza bakanga. Pastor, Adamu aracumuye, bituzaniye ikibazo. Waruvuze kuri generation, niba ari generation ya karindwi mu gihe cya Enoki nibwo abantu batangiye kwambaza izina ry'Uwiteka. Byabafashije iki? Icyo byabafashije nuko Imana nayo yabaye nk'itangira kubacira inzira, ariko ibacira inzira ibereka ibintu nanone bituma barushaho kwimenya ko bidashoboka ku bwabo. Dufashe urugero rw'igihe cya Nowa. Imana niyo yabwiye Nowa ngo akore inkuge, yubake inkuge, kugira ngo abantu nibahungira muri iyo nkuge bakira umwuzure wari ugiye kuza kurimbura isi. Urumva, ibyo byose cyari igishushanyo, yari inzira Imana yari iciriye abantu yo kuba bakira urwo rupfu rwari rugiye kubazira. Ariko abantu ntibabyemera, abantu ntibabyizera. Imyaka 120 Nowa ari guhamagarira abantu kwinjira mu nkuge, wapi? Abantu barabisuzugura. Basi abo ngabo baba barapfuye. Abasigaye ngira ngo babonye isomo, bati kumva ijambo ry'Imana nk'abana ba Nowa. Buriya hari ukuntu babonye ikintu batazibagirwa. N'abana babo, urubyaro babyaye, buriya bagiye barutoza barwubwa ati rero bana muramenye Imana irakaze. Data yavugaga ibintu natwe tukagira ngo baba ngo ni iby'ubusaza, ariko twarabyiboneye kuntu abantu barimbutse, kandi Imana yarangije kubaburira. Namwe rero gutyo na gutyo. Imana yatangiye kugenda isa n'icira inzira abantu, ibereka nyine imirimo yayo n'ibitangaza, kugira ngo abantu bayigarukire n'umutima wabo wose. Kuko hariya ngo bambazaga Imana, ariko kandi bakirimo ka kantu ko kwirwanaho, ko kwishakishiriza. Ariko kubera ko bababajwe nyine n'imibereho n'ubuzima n'iki, bagatakambira Imana nyine nka bya bindi bavuga ngo amaburakindi. None Imana rero igenda ibereka neza uburyo babasha kwigarukira. Uko niko byageze aho Imana izana n'amategeko sasa. Ariko utaragera ku mategeko,
tukiri aho ngaho bigaragara ko Imana ibanza gushyiraho amabwiriza. Yego. Buri gihe ihaye amabwiriza, iremye ibintu byose. Adamu, ngwino. Ibi bintu byose uhingire ubutaka, wirinde, ugire gute, urye biriya. Iki ntukirye. Ukarya. Kwa Nowa, genda wubake inkuge, ngeze gutya na gutya na gutya na gutya na gutya, ubikurikize n'izagukiza. Umuntu aragiye arabyumviye. Arabikoze, abwiye abandi imvura izagwa, ibyo ngibyo byawe. Ku munara w'i Babeli, hari ikintu kiri ku munara w'i Babeli abantu nibaza ko badakunda gusobanukirwa. Imana irababwira ngo mugende mukwire mu isi yose, mutatane. Bati oya, twebwe nta mpamvu zo gutatana, turajya ahangaha. Niyo kuvuga ngo abantu mudukurikiye byumvikane neza ko ikintu abantu bazazira ni uko tumva icyo Imana yagize gute, yakoze, yashizeho umurongo w'Imana. Utandukana n'umurongo w'Imana uri kwizanira kurimbuka. Aba bantu banze kugenda mu isi yose nk'uko Imana yavuze, bubatse umunara w'i Babeli. Umunara w'i Babeli Imana iyo kubera ko ikivuze gihinduka ihame, itatanya indimi kugira ngo n'ubundi bakunde bakora icyo yavuze, ariko mu buryo nyine itateganyije. Ari abantu bazanye ibintu bituma bigenda gutya. Byari gushoboka ko isi yose ari kuba ivuga ururimi rumwe. Uyu munsi turi Abanyarwanda, ariko kaso gashaka kugaragaza yuko uri umusirimu. Ariko ibyo byose biri guturuka ku bwibone, cyane cyane ko we niwe uri Umunyarwanda, we ntabwo agakombye gukenera Icyongereza. Ariko uyu munsi urajya kukiga. Kubera iki? Kubera yuko twanze kumva, twanze gutatana ku neza, Imana idutatanya ku nabi. Rero bari abavuga Icyongereza yuko ko civilization yabo babashije kuyisakaza, dushaka kubigana. Urukumva nabyo biratuvuna. Hari abantu njya nganira nabo bo hanze, ajya kumva no kuri Noel twakoze, imbeho nayo imeze nabi. Erega nta n'ubuzima buragoye, ariko kwa kwifuza kwe kwamujyanye hanze zuko ari yazabonera amakiriro, ariko biranga. So amakiriro no kubaho kuri ino si kugira ngo nyurwe, byose biragutera kugaruka ku rufatiro, usubira ku isoko. Hari n'uzajya ubona iby'isi bimeze nk'ibibambwe, nabyo bikakubona nk'ubambwe, ntubishingiyeho, ntubiriho. Wasubiye kumwimerere no kubona ibintu ko Imana ibibona. Pastor, ikiganiro dutangiye kujya ahandi hantu hakomeye cyane, kuko abantu bagomba kumva akantu kose. Tutarajya kure rero, hari akantu bavuze ko Imana ibanza gutanga amabwiriza. Yego. Ariko ndagira ngo nkubwire ko na mbere y'amabwiriza Imana ibanza kuburira. Ibanza kuburira umuntu. Yego. Urabona Adamu atararya kuri cya giti, hari ukuntu Imana yamubwiye ati rero umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Imana ntimuburiye. Yego. Undi abirenzeho aragiye arakiriye. Noneho rero nyuma yo kukirya ubuzima bumukubise. None Imana imuha amabwiriza sasa. Urashaka gukira? Injira mu nkuge. Umuntu ati wapi? Okay, niba utinjiye rero ubwo urapfuye. Noneho abarokotse nabo bagerageje kuhagenyaza nyine, ariko kubera ko bidashoboka ko umuntu yakiranukira Imana muri kamere ye, Imana nanone mu rwego rwo kugira ngo ibigishe, ibamenyeshe neza abo baribo ko ari abantu bononekaye, ari abantu babi badashobora kwikiza nta n'icyo bakwigezaho. Imana ibaha amategeko yayo. Nimukora gutya bizabagendekera gutya, nimukora gutya bizagenda gutya, nimudakora ubwo nyine namwe nta kundi. Nuko izo z'amategeko nabyo barwana nabyo, ariko abatsinzwe n'urwo rubanza rw'icyaha, abemeye kwiyamanika imbere y'amategeko bakavuga bati wapi, nibo biyambaje ubuntu bw'Imana, barakizwa. Uko niko Yesu Kristo yaje sasa. Dusubiye inyuma gato, turi ku munara w'i Babeli, abantu baratatanye. Turagiye tubonye b'Isodoma n'i Gomora hano. Bari abo babaye karundura kuko bakoze ibintu iki gihe biteje inkeke za kirazira, bo barazikoze. Imana iharimbuza umuriro. Ariko aho hagati harimo umugabo witwa Aburahamu. Uwo Aburahamu, imyitwarire ye, imigendere ye, imikorere yiwe, uburyo yizeragamo Imana bitandukanye cyane n'abandi bantu bari muri icyo gihe.
uzatubwira kuri Aburahamu. nzababwira kuri Aburahamu kugira ngo tujye mu mategeko Yego. tumajije kumva ubuzima bwande Bwa bwa Aburahamu. Aburahamu n'amategeko yahawe nde nkeka ko yahawe n'ubundi baturutse kuri Aburahamu. Aburahamu kubwo Imana kumumenya kubona umutima we utandukanye Imana yamuhaye isezerano mu isezerano kandi iryo sezerano irimuha ku rubyaro rwe nyamara Aburahamu nta n'akana afite ageze mu myaka ya 90 mu zabukuru imyaka yari afite 75 ubwo yahabwaga isezerano ariko arinda agera mu myaka 100 atarabona akana bo muri Aburahamu rero harimo isezerano ari ryo ryaje kuvamo Yesu Kristo ari we witirirwa rwa rubyaro rwa Aburahamu nubwo Isaka yavutse ariko Isaka yari igishushanyo gusa cy'umwami wacu Yesu Kristo. Ibyo tuzabivugaho mu gihe kiri imbere. Murakoze cyane pastor. Nuvuga ngo ahantu tugeze ikindi kiganiro na ahantu uzahera udubwira inkomoko y'amategeko no ku buzima bwa Aburahamu twinjire tujyane tugeze aho ngaho waruvuze kuri Yesu Kristo tumenye ibyari byo kuko tubonye aho umuntu yangirikiye n'uburyo umuntu atakomeje kumvira Imana kandi Imana yaramubwiraga ati ikintu gikore nuramuka ugikoze bizagenda gutya na gutya ariko umuntu akanga akagikora ariko twagiye tubona n'abandi bantu bagiye bagendera ku murongo mwiza babashaga kumvira Imana muri izo ntege nkeya zabo muri uko kwangirika kwabo ariko bakavuga ati iki Imana cyo turagishira imbere. Mu magambo makeya rero kuko iminota nayo yabaye myinshi kandi ntabwo dushaka ikiganiro kiba kirekire ari ukuntu ikiganiro kimwe kirashaka kuryoha iminota nayo ikadutanga imbere kandi nanone abantu kumva ibintu byabaye birebire cyane hari ukuntu nabyo birabarambira ugasanga Satani ntashobora kumwongorera terega byabaye birebire ariko reka twizere ko Kristo yaresheje kandi abantu ko bazabasha kumva ubutumwa bwiza. Pastor gira mu ncamake gira abantu sezereramo mu kajambo gato basezere ariko ubutaha tuzakomerezaho iminota yacu. Bana b'Imana arizo by'amategeko niki tuzabyiga ari ubuntu tuzabuvuga ariko iki kintu rwose cy'ubutumwa ubutumwa bwiza birakwiye kwanza ko abantu babanza kumenya ubutumwa bwiza icyo ari cyo bakabona abavuga butumwa nyabo bakamenya ubwo ubuzima bw'intumwa cyangwa se ababwiriza butumwa kugira ngo ejo umwanzi atazabaca muri humye akabazanira icyitwa ubutumwa bakacyakira nk'uko tubibona uyu munsi kuko ikinyoma kiremerwa cyane kurenza ukuri. Rero aho hantu niho tuzabanza gukomereza kwanza tuzakomereza aho ngaho turebe ubutumwa bwiza tubone ishusho y'ubutumwa bwiza ntibibe amagambo gutyo gusa anagaragare wa mugani wa Paulo mugaragaza ubutumwa bwiza mugaragaza ijambo garagaza ijambo ry'ukuri. Pastor rero urakoze nawe ufite akanyamuneza nk'umuntu ugifite byinshi byo kuvuga ariko twibutsa abantu ko iki kiganiro nakagaruka ikiganiro ni cya kintu n'ubugingo buhoraho kandi rwose Imana ntigira itangiriro ntigira n'iherezo no kuyiga rero ntibizagira itangiriro we twe turagerageza gutangira ariko ntituzaho tuzagarukira kubera yuko Kristo ni umutsima w'ubugingo kandi niba ari umutsima w'ubugingo ni umutsima wa buri munsi tugomba kurya. Pastor turagushimiye kubw'umwanya wawe. Akoze cyane. ujye mumenya yuko kabwira amatorero abantu kuntu bajya bambwira iyo nohereje nk'ibiganiro nyine ama audio ku mbuga mujye mumenya yuko ariko ibihe bigoye abantu nta mwanya bafite wo kumva ibintu byinshi nk'ibi ngibi. Uwo ni Satani. Sawa. Uwo ni Satani urashaka Imana bazumva tu. Yego. Uwo ni Satani ushaka kukwiba ujye umucyaha mubwira ati ndacyuma nsinzira ndacyumva ndarushye ndacyumva mubwire kandi nugira n'ikibazo ushire muri comment nugira n'ikintu cyo kudushigikira ushaka gushigikira ubutumwa bwiza bishyire muri comment uvuga ati hano mwavuze gutya nanjye ndumva hameze gutya sibyo kugira ngo twubake ikintu kizima kibasha kungura abantu. So Imana ibaho umugisha rero. Pastor nawe urakoze cyane naho ubutaha reka Pastor adusoreze mu isengesho murakoze.
tugushimire nanone Uwiteka Mwami Imana, tugushimire uyu mwanya mwiza tumaze tuvuga ahangaha. Ni ukuri icyo twavugaga ni ijambo ryawe, ntabwo ari amagambo yacu yakwemeza abantu, ahubwo ijambo ryawe ni umwuka kandi n'ubugingo. Ariyo mpamvu ngusaba kugira ngo uriherekeshe imbaraga zawe, uriherekereshe imbaraga zawe ndetse n'umwuka wawe rero mwigisha mukuru akomeze kuryagura no kurisobanura mu mitima y'abaryumvise, ndetse iri jambo ribatera inyota n'inzara yo kuzongera gutega amatwi mu kiganiro gikurikira, maze twese duhuje umutima n'inama tubashe gutanga ubuzima bwacu tubukwegurire nawe ubugenze uko ushaka, maze nitugira ubuzima bwawe uzatuma abatakuzi bakumenya. Urakoze rero kuko wabanye natwe kandi n'ubundi uzakomeza kubana natwe. Mu izina rya Yesu twizeye, amen. Amen. Bye bye, murakoze kandi naho utaha. Imana ibafashe kumva neza kandi bahumurize.